abenshi bari kubura amahirwe atari uko batujuje ibisabwa, ahubwo ari ukubera amakosa bari gukora cyane muri iyi fomu bari kuzuza. Muri iyi video ngiye kukwereka aya makosa mbere y'uko nawe uyakora, kandi hari igice abantu benshi bari gusimbuka nyamara icyo gishobora gutuma application yabo itemerwa. Guma nanjye tugende namwe ku yindi tugeze ku musozo w'iyi video kugira ngo utazatakaza aya mahirwe nawe. Murakaza neza kuri Skillnet Rwanda. Niba uri umukobwa ukaba ufite business cyangwa impano, ukaba ushaka kubona amahugurwa, mentorship, coaching, networking ndetse no guhura n'abashoramari, iyi video ni yawe uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wuzuza Turahari program application intambwe ku yindi. Step ya mbere tugiye kugenda cyangwa se intambwe ya mbere ngiye kukwereka, banza ufungure link ya Google Form. Iyi link rero ngiye kurangira ahantu ugiye kuyisanga. Iyi link urayisanga muri comment ya mbere usanga ipininze hejuru iraba irimo iyo link, cyangwa se ujye muri description y'iyi video uraza kuhasanga link, naho uraza kuyishyiramo ubundi uyuzuze. Ngaho reka tugendane intambwe ku yindi. Nuza kugera rero umaze gukanda kuri link, uhageze neza uze gusoma ibisobanuro biri hejuru. Ubanza usome ubusobanuro bagushyira hano hejuru, ubanza ubwumve neza. Abantu benshi bahita batangira kuzuza batanasomye ibyo basabwa. Ubanza usome ibi bisobanuro ubyumve neza, numara kubisoma ibyo bishobora gutuma wohereza application ituzuye kubera yuko utagize gute utasomye. Banza usome rero kugira ngo uze gutanga application igize gute yuzuye. Ariko ikibazo gikomeye saha kiri, hari ikintu benshi bari kwibeshyaho bageze hagati muri fomu. Turaza kukigeraho mu kanya. Ikindi gikurikiraho personal information. Andika amazina yawe neza nk'uko ari ku ndangamuntu yawe, shyiramo ID number, andika email ikora neza ukoresha buri gihe, shyiramo nimero ya WhatsApp ndetse n'indi nimero niba uyifite, shyiramo nimero imwe cyangwa nimero ya kabiri bashobora kuba bakubonaho. Bareba neza niba nta kosa wanditse, kuko izo nimero uri gutanga nizo bazakoresha bakuvugisha. Tugeze ku yindi step cyangwa se ku yindi ntambwe, aho ukorera. Hitamo akarere ukoreramo. Niba utari muri utu turere twavuzwe, hitamo other. Niba utari mu mujyi wa Kigali cyangwa se utari ahangaha, hitamo other, andika aho business yawe ikorera neza. Ngaha andika akarere noneho neza witonze, nurangiza ukomeze. Ushobora kwibaza ngo ese ko ngewe business yanjye itanditse muri RDB, ese ubu nemereye ku applyinga ngiye ngasaba? Igisubizo turagisanga imbere gato, dukomeze tugendane muri iyi video. Business information yo step cyangwa se niyo ntambwe tugezeho. Andika izina rya business yawe, sobanura ibyo ukora mu magambo make ariko yumvikana. Vuga abakiriya bawe, sobanura uko business yawe ikora ndetse n'iki gitandukaniyeho n'izindi. Ntukandike amagambo make cyane nka ncuruza imyenda, wenda ugasanga wanditse ijambo rimwe ngo ncuruza imyenda. Ahubwo sobanura neza, utanga ibisobanuro byumvikana. Intambwe ya gatanu tugezeho ni document zisabwa cyangwa se ibyo bita imigereka mu Kinyarwanda, upload documents. Aha niho abantu benshi bakorera amakosa rero. Sasa bimwe nahoze nkubwira, nakubwiye ko ibintu uri busanga imbere. Upload ya mbere ugiye gukora, fata national ID uyaploadinge. Ubwo mbese uraba wazisikanye. Niba bagusabye PDF niyo uratanga, niba bagusabye ifoto uratanga ifoto. Ikindi no bayiro bwongera kwa uploadinga ifoto y'ubucuruzi cyangwa se service. Urafotora ibikorwa byawe ubitange. RDB certificate niba uyifite, cya kibazo wabazaga hejuru, RDB certificate niba uyifite. Ikindi business plan cyangwa se pitch deck. Kandi mbere yo gukomeza, reba niba dosiye zose zawe zagiyemo neza, zafashe, wazishyizemo aho wagombaga kuzishyira kandi ukabona ko zirimo. Hari abantu benshi bajya bohereza fomu yose bayujuje ariko dosiye zitari zafashemo, zitari zagiyemo neza. Batekereza ko barangije nyamara application yabo ntiyigera igera aho byagombaga kugera. Step ya gatandatu, intambwe ya gatandatu yo ntambwe ikomeye cyane nagombaga kukubwira ko ugomba kugeza video ku musozo. Niba twagiranye ngaha, iyi ntambwe ya gatandatu tugezeho ni gusaba kwirinda, niyo ugomba gupayinga attention cyane kurusha ibindi byose. Iyi ntambwe rero yitwa review cyangwa se gusubiramo. Subiramo
urebe ko buri kibazo wagisubije neza, reba niba nta spelling mistakes wakoze cyangwa se nta nyuguti wagiye wandika nabi mu mazina no mu manimero mu bintu byawe wagiye wandika urebe ko ntacyo wanditse nabi, reba nimero ya telefone ko imeze neza, urebe email yawe ko ari usanzwe ukoresha koko. Iyo urangije ibi ngibi ni guhita ukora submit. Niba iyi video rero ikugiriye akamaro, ndakwinginze kanda like, iyandikishe kuri Skillnet Rwanda. Nababwe ko iyi Skillnet Rwanda ari ishuri ry'Abanyarwanda rikwigisha uko ukoresha ikoranabuhanga, rikwereka aho amahirwe ari kandi ukaprayinga ibyo bintu ari wowe ubyikoreye, nta wundi muntu ubigukoreye. Nibwo bumenyi ngiye mbahereza. Kanda kukazogera kugira ngo utazasiba cyangwa se utazabura andi masomo ajyanye na scholarship, jobs, akazi, business ndetse n'andi mahirwe ari mu Rwanda no hanze yarwo. Kandi mbere y'uko ugenda ndagira ngo nkubwire yuko mu minsi iri imbere nzakwereka uburyo ki cyangwa se nzabakora video ibereka uburyo ki ushobora gukora business plan kugira ngo muzashobore kongera amahirwe yanyu yo gutsinda mu maporogaramu nk'aya ngaya abazanye amahirwe. Ntuzacikwe.